noneho sasa ukaba uri nk'umugore ewana uzi kugitanga neza, ari wa mugore umugabo kujya hejuru ukamenya ukavuga uti mu gihandiho ewana ndamenya kwinyongeranya, noneho washaka ukanazamura n'akaguru ewana akagifata neza, noneho uko agifashe urabona uba wazamuye akaguru ukajya ugenda uko agenda yishyiramo ewana nawe ugenda umanukamo gake uyizamukira wongera ugira ute nyine kwa kundi abagore mugomba kunyongera abagore banyu sibyo abagabo banyu, noneho yangize yashyiramo avuri muko yumva ageze haryohewe ewana ukazamura nawe nyine ugahita ugira urya, hari n'igihe uhita unamugobokera agahita ayifatira ahangaha neza sibyo, noneho uko nyine agenda ashyiramo niko noneho nawe ugenda urushaho kuryoherwa, ariko hari akantu wowe ugomba gukora mu gihe waryohewe ntutume arangiza, kuko iyo ameze gutyo niba wowe wumva waryohewe ujya uhita usa nkaho umufata, mu gihe nyine umwifatiriyeho abe asa nkaho acika intege, mu gihe nyine waryohewe ukumva yakomeza, noneho uko umufashe ngo ase nk'ahacika intege uhita nyine ukomeza ukamugushamo, iyo yongeye kumva ashaka kongera kwataka nibwo ahita yongera akakurongora sibyo, noneho yarangiza ya minota ikabasha kugira ite ikabasha kwiyongera. Iyo niyo positeri ya mbere nari nkubwiye. Positeri rero ya kabiri ngiye kubabwira positeri ikunda kuryohera abagabo cyane. Positeri ikunda kuryohera abagabo cyane ni ya yindi umugabo akenshi akunze kuba aryamye, we mugore ukicara ku mboro ye ukamujyaho sibyo. Rero icyo gihe iyo umugabo yamaze gufata umurego mbese igitsina kibona cyahagaze warangiza ukaza ukayicaraho, niho hahandi utangira kuba ewa wagera ku gikorwa neza gutya nyirizina. Mu gihe noneho wayicayeho ikintu wowe ugomba gukora ugomba gutangira uyiriho ukajya ugenda uyizaho uyimanukiraho gake gake uyicaraho gake gake, noneho uko uyicayeho gake gakeya aba ari nako ugenda umurya utunwa ukomeza kumukarisa ugenda ukoza akarimi mu gutwi wonka mu gutwi ewana ugeraho ngaho nawe ukumva umubiri wirekuye, ariko noneho uko ugenda wumva urushaho kuryoherwa cyangwa ubona ko umugabo abirimo neza ugenda wongeza furime we noneho warangiza ewana kugira ngo noneho nawe umuryohereze bikaze ugatangira ukajyataka ukayicaraho cyane ugenda uyimanuka ugazamuka gutyo ewana mbese nawe ukamukorera iki ukamukorera akazi kose sibyo. Iyo positeri rero abagabo barayikunda cyane, kuko hari n'igihe umugabo aba arimo arakurongora nawe byaterwa n'uburyo nyine yumva yaryohewe wenda utangiye gucika imbaraga, nawe ni hahandi ahita atangira mu gihe nyine aryamye gutya nawe agahita atangira akagufata gutya akahita kuzamukiramo sibyo uri kubireba, noneho uko abayishyiramo noneho we aba yayishyizemo n'imbaraga yose ayizamuramo wumva yakweriyemo hose akomana ukumva ahantu hose ewana irimo neza fresh. Iyo rero positeri mubimenye mwabagore mwe abagabo barayikunda, kandi nubwo aribo bayikunda natwe turayikunda, kuko tuba turimo twijumbira imbora aho dushaka tuba tuyifite mu biganza byacu, nitwe tuba twayishyiriyemo tumenya ngo ndikaraga gutya ndanyonga gutya ewana ndakaranga akanyobwa gutya ewana menye uburyo nyine ngomba kuyicaraho neza fresh, kandi mu gihe uri kubikora nawe wumva byishimiye n'umugabo wawe bite nuko uri bubimukorere nawe aba yumva abyishimiye bya hatari sibyo. Hari iyindi positeri yitwa giti. Ese waba uzi positeri yitwa giti? Kora subscribe, like and comment ubundi dukomeze dukore na share ewana uzisangiza abandi nabo babashe kuba basobanukirwa. Positeri rero yitwa giti ni positeri ushobora kuba warongoranamo n'umuntu umuziritse. Hari ukuntu ushobora kuba wagenda ukarongorana n'umuntu aho nubwo bite n'uburyo yumva ashakamo igituba cyangwa bite n'uburyo wumva ushaka kukimuhamo, ukagenda kumuzirika amaboko n'amaguru ewana gutya pe, noneho we warangiza icyo gihe ikintu uhita ukora nuko umwirekura wumva bikurimo, ariko nyine ibyo ngibyo agomba kubikora mwabanje gutegurana ubundi ukamuha igituba. Iyo uri nk'umugore utanyara kenshi aho ngaho umugabo aba agifite n'ubu ugifite kwifunga n'ubu ukigize gutuba wagiye warangaye aragenda akagukubitira ewana akagukubitira neza fresh niyo waba uri mu kagatare. Icyo gihe akenshi uhava ari uko wanyaye, uhava amavangingo yaje inshuti yanjye, ariko umuntu wumva yuko nyine ashobora kuba yakora iyo positeri yitwa giti gusa nyine ikoreshwa n'abantu bakeya sibyo. Icyo gihe ahantu biryoha cyane ni uko akenshi ugomba nko kumuzirika nk'ahantu ku ntebe
sibyo intebe nyine ihagaze neza ikomeye noneho we warangiza ukaza ugasa nk'umupfukama imbere cyangwa se ugahagarara, icyo gihe uba umufite wese inshuti yanjye, kuko nimba ameze uku waziritse aha n'aha ngaha n'aha ngaha gutya ucishamo akagozi, noneho we yaryoherwa kuko kundi baba bajya kuyitakira, we aba yivugira gutyo nyine, kuko aba yumva nyine mu kanwa ntabwo aba agifite umwuka w'uko yavuga ngo agusohore wose, kuko aba yumva yizwe bya hatari. Icyo gihe noneho uko aryoha anameze gutyo niho hahandi agerageza kugenda ngo kugira ngo nawe utabashije kuba washyira nawe ube wahashyira, sibyo? Inshuti rero bakunzi bakurikiye Ihogoza TV, ngiye kubabwira iyindi positeri bita akinyuma. Positeri y'akinyuma ni igihe uri gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, noneho mwaba mushaka guhindura ukabwira nk'umugore ati mwakinyuma. Akinyuma rero mwabagore mwe ni igihe wowe wagiye ku gitanda ukunama, noneho wakunama ugasa nkaho igituba cyose kijya hanze, ariko noneho kugira ngo bibashe kugenda neza, kugira ngo umugabo acyumve, nuko wishyiramo yuko ugiye kukimuha nta nicyo utitangiriye itama, noneho nawe ukagenda ugasa nkaho utanya amata kuba gakeya, ubundi noneho kukimuha neza nayo ikajyamo neza fresh, nuko uba wunamye utya, noneho ukagenda yishyiramo, nawe ukajya ugenda ukanyongera gake gakeya, sibyo? Uri kubibona? Noneho wagera aho ngaho wumva nawe utangiye kuryoherwa, watangiye kongeza volume, niho hahandi nawe uhita utangira ukamunyuguriza neza fresh, sibyo? Uri kubibona? Ariko noneho ikintu burya kiba cyiza cyane mu gihe azajya barimo kubikora, uzajya ufata intoki zawe use nkaho ukoza kuri rugongo yawe, noneho uko ayishyiramo nawe uzajya ugenda ukoraho kuri rugongo, ukoza n'urutoki ku mbore yewe yifata wongera usubiramo gutyo, ugenda ukoraho, noneho waba uri nk'umuntu ufite igituba kimeze neza fresh, akajya abikora uko ukozaho udutoki nawe acumita, ugenda uzana amazi neza nyine gake. Iyo positeri nayo yakinyuma akenshi umugabo utajya upfa kurangiza ayirangirizamo, kandi natwe iyo positeri muri positeri za mbere zituryohera. Ku bwanjye niko mbizi, n'abandi barabizi, wenda batayikunda bashobora ko ari bake simbizi, ariko iyo positeri iryoherwa n'abantu benshi. Reka ngaruke ku muntu twigeze kuganira, arambwira ngo ntabwo yarongora ngo sheri we cyangwa umugore we ngo positeri yakinyuma, ibyo ngibyo ngo wabikorera indaya. Aho ngaho uribeshya cyane, kuko nutagimukora akajya ahandi bakayimukorera. Ntuzavuga yuko njye ntakubwiye, ntabwo ari iyicarubozo, ahubwo iriya positeri iraturyohera cyane. Iryo nibanga nkwibiye wowe twaganiriye, ndabizi uri burebe Ihogoza TV, ndetse n'abandi mwese muri buyirebe, icyo kintu mukimenye, sibyo? Hano hari iyindi positeri ngiye kuganiraho yo kuba warongorana n'umuntu muri dushe. Urabona wagiye kogana n'umugabo wawe cyangwa se n'umugore wawe cyangwa n'umufiyanse wawe, mujye muri dushe, fata agasabune n'amazi mubanze mukarabe muke, nimumara gukaraba neza umwanda nyine wabashizeho, wongere ufate agasabune kawe mu buryo bwa karesi, ugende nyine nimba uri umugabo ugende ukora ku mugabo wawe gakeya, ugende umukoraho gake, noneho kwa kundi wagiye umukoraho niho hahandi ushobora kuba wakumva yuko niho handi nyine uhita uvuga uti se sheri wanjye ko numva noneho numva ndi kubishaka biragenda gute, nyine ibintu nk'ibyo. Wowe nimba wumva ko uri open kuri we, ni mukarabane neza, mugende mumasanya mukozanyaho udutoki turimo turagenda tunyerera kubera agafura. Noneho mu gihe wumva wageze aho ngaho wabishatse, niho uzagenda ugafata nk'igitsina cy'umugabo, reka mere ku bagore, ugafata nk'igitsina cy'umugabo ukagenda ukamenaho utuzi, sibyo? Ukabanza ukayoza neza, urufuro rugashiraho, nawe igituba ukacyoza neza, urufuro rugashiramo, ubundi ukicara bugufiya ukabanza ukonka imboro y'umugabo wawe. Wamara kwiyonka niko uzagenda ukora ku mugatuza ke, umubiri we hazabaho hakiriho akagasabone. Noneho umugabo nawe azarushaho kwiyumvamo ubushake bitewe n'uburyo uri kugenda umukoraho, yumva nyine hanyerera bya hatari. Niho hahandi uzajya uhita umanika akaguru kamwe akaguhagarara imbere ukagashyira nko ku gikuta, ubundi akakubya agaturu umuhagaze. Ako gaturu kararyoha cyane. Noneho uzi nk'iyakwegereye uhita ugenda wumva nyine umubiri unyerera, kavuga uti cyakora mu buzima wa mugabo we ni wowe unkosoye. Ibyo bintu rero biba ari byiza cyane ariko sibyo? Noneho warangiza
ikindi kintu ngiye kukubwira, ikintu cya mbere ugomba kumenya ni uko umugabo wese uzajya aramuka bakurongoye ugomba kuzajya uhita umushimira, sibyo? ukamuga ati sheri urakoze, uri umugabo mwiza, ni ukuri naryohewe. Ibyo bintu bituma umugabo agira ubushake kurushaho, sibyo? Bitewe nuko nyine uba uzi gushimira. Akuzi kurongora umuntu ukamurongora ukihasha ukagira uti yarangiza ukabona ahise agwira atanakubwiye ngo urakoze, biriya bintu birababaza. Niyo yaba atakuryohereje uzajya ubimubwira, sibyo? Hano hari iyindi positeri nayo ngiye kukubwira. Hari uburyo ugomba kurongoranamo n'umuntu, ariko akenshi reka bihere ku bagabo. Nimba wowe uri umugabo ukaba wenda uryamye, ushobora kuba uryamye ariko umugore wawe yumva ashaka imbere ko we ntabashe kuba yabona uko ahita gusaba. Urabona nk'uko njye ndyamye uku nguku nawe uryamye. Abagore benshi ntabwo tujya tubasha gutinyuka tuvuge ngo dushaka imboro, ariko mwa bagore mwe mutinyuke mujye mumenya kwisabira, sibyo? Noneho uko nguko wagiye nyine umwisabira, niko hahandi uzaza ukamera nk'uryamye gutya. Noneho ku ikintu wagabo kiza kuvuga ko umugore abishaka, akenshi muzajya muryama ubona ari kukwegereza iki gice cy'inyuma gutya, sibyo? Noneho uko aba arimo abikikwegereza, ubwo nyine nawe ujya umenya yuko kabaye. Noneho n'igihe umugore ahita atangira agahita akurenzaho akaboko gutya, kakaza nk'aha ngaha inyuma agenda akikoreshwaho, cyangwa akamanuka akinjira ku gitsina cyawe agifata agasa nk'ukirambika hano ku matako. Ayo niyo mayeri cyane cyane dukunze gukoresha abagore, sibyo? Icyo gihe rero sasa kugira ngo uzahite umukubita akantu kameze neza, ubwo uzahita umukarisa nyine yimereye gutyo mumeze nk'abihugiye mwibereye mu bindi. Umukarise gake kuko umugore buriya washatse ibintu cyane, yewe abakaze aba arimo agenda agurumana. Noneho uko mu gihe uzaba nyine we wimereye gutya uzamukarisa hano inyuma, ugenda ukirigita mu gituba ushyira ku mwenge. Umugore nawe wabishatse wanakiza abacyoshye bya hatari, nurangiza wifatira imboro yawe uyimushyiremo. Uko uyimushyiramo noneho umugore ubizi azagerageza buryo ki azajya agenda kuyishyiramo, ariko agenda asa nk'ugufasha, sibyo? Noneho kugira ngo bizahite binaryoha ari nako kandi bifatanyije, ushobora kuzahita ugira ute asa nk'uwitambika agahita kurenzaho akaguru, noneho yakakurenza wowe ugahita winjiramo ukaryamisha urubavu, akaguru kamwe kari hasi y'umugore akandi yakakushyize hejuru. Icyo gihe uba ugifite cyose, niho hahandi uyishyiramo. Noneho uko wumva ugenda uyishyiramo ukumva ibintu ni fresh kabisa, ukumva ibintu ni umunyenga, sibyo? Icyo kintu rero ni ikintu ugomba kumenya yuko uko byagenda kose umugore washatse imboro ugomba kumurongora, ariko nawe ukajya umuganiza ukamutegeka neza yuko mu gihe wumva ubishaka agomba gukora ibishoboka byose akaguha neza, sibyo? Bagiye bakunzi rero positeri nagira ngo mbashe kubagezaho zari izo ngizo. Hari positeri nyinshi cyane ariko ntabwo nabasha zose guhita nzibabwira ngo bizite zirangira.